bazatubabare n'urubanza bareke tugeyo. Icyo umunyamakuru abujijwe ubu ngubu icyo bakuye ni ukujyana ibikoresho bifite amajwi. Ariko umunyamakuru nta n'uwamenya ko uri umunyamakuru. Bemere urubanza rube muri public. Uruno rubanza niruba mu muhezo yatarama. Iyi nzoga y'urwagwa yakorwaga mu ruganda yari imaze igihe kinini cyane niyo kwa Nyirangarama. Nta muntu utaranyweye zino nzoga zo kwa Nyirangarama. Rwari maze imyaka irenga ni nko ngo muri za 2 ngira ngo. Muri no nkundiro kumena inzoga. Ubuyobozi bwo mu ntara y'Amajyaruguru burangajwe imbere na guverineri, harimo umuvugizi wa polisi, bameya nyine ubuyobozi bwose bagiye ku ruganda rwa Nyirangarama bamenye rero litiro 26,000 by'inzoga yitwa arya nakabanga akarusho nzoga ziba muri za kanete akarusho banzara akarusho akabanga n'urusenda yakarusho urwagwa rwo kuri Nyirangarama. Ejo bamenye litiro 26 26,000 barazimena, ariko bino no operation bari bateguye. Reka nkubwize ukuri sinjya mvuga ibintu ngo wenda ngo ce ku ruhande, ibi ni ibintu bari bateguye. None se ubundi we kuki yasigaye akora kandi izindi nganda barazifunga? Nijyo mbwira nyine ko kano nakantu kameze kano kantu kari nk'agakino. Rero uno munsi ku wa gatatu ngo byari biteganyijwe ko dosiye ya Kazungu ishyikirirwa ubushinja cyaha ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Ariko none biragoranye. Birimo bino bintu bimeze nk'aho byajemo politiki nyinshi cyane no guhangana no guterana amagambo n'ibiki byose, kuko iyi dosiye cyangwa se ibintu bya zino manza bishobora kuzakora ku bantu benshi. Buri wese arekoreye ikintu bizamugiraho ingaruka agashaka kwidefanda. Abantu benshi baribaza ngo ese abantu bafunzwe imanza zabo zigeze hehe? Ese baraburanye? Ese ntibaraburana? Twebwe tuba turano kugira ngo tubamenyere amakuru mbere y'abandi bose, namwe muyamenye, hanyuma ni mumara kuyamenya ibindi byose nyine twebwe icyo tubarusha nuko tuba dufite umwanya wo kubyitaho nk'akazi kacu, tugashakisha amakuru, tugahamagara bakaduhamagara, tukabona information urenze ibyo twebwe tumenye. Byo vuga ngo inzoga zisha abantu ntushaka kugenda umwe byeri urebe unywe ikese ureko udapfa. Icyo bagomba gukora uburyo babikozemo no kugira ngo inzoga zicike mu rubyiruko, abantu basubire muri normalisation, bongeregire abantu bazima, kuko inzoga zimaje kurusha abantu ubushobozi. Kandi mu Rwanda ntago turya, ikibazo dufite mu Rwanda ntiturya, ntago wagufata ikiro cy'inyama $15 ngo uzakigure ngo kuko ngugiye kunywa inzoga. Twebwe tunywa inzoga gusa ntago turya byanze. Ndetse ikindi nakubwiye ko n'abavoka urubanza rwa Kazungu zabonekamo abavoka batarabo muri iki gihugu bo hanze. Bari gupropose Cameroon cyangwa abafaransa, ariko ruzurimo abavoka batarabo muri iki gihugu. Vuga ngo urubanza rukomeye, izindi ngande zose uri kubona nta n'umuri kuruvuga, bose bari kureba ku ruganda rwa ingufu ni okay, ntago ari rwonyine kuko wenda na NBG irimo, ariko izi zangana 8 basohoye za mbere. Wone ko umuntu hanyuma agakurikiraho NBG. Rero bose bari kuvuga Kazungu. By the way, NBG nta n'umuntu wayifunze. Nta muntu wawe wigeze wumva. Niko kwa ruganda rwa kabiri rura mu gihugu. Ubwo rero nukuvuga runo impamvu adafunze nuko yabuze rese. Nese umugore we ntahari. Ruriya ubu se cyako ari gatosi. Niba umugabo akosheje bafunga umugore. Twongere tubasuze nshuti mwebwe mwese mudukurikira hano ku Ivuko TV aho muherereye hose. Yaba abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, mwese dukomeza kwifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kandi nanone mwa kino kiganiro ntago twakwibagirwa abakunzi bacu no kuri Novo Empire, mwese muri abantu bagaciro, kubagira ntako bisa. Reka rero nakire mugenzi wanjye turi kumwe hano imbere y'izo kamera zombi maze kubabwira haruguru, yitwa Big Man, agiye gutangira dusuhuza ndetse atubwira namwe mu makuru atuzaniye ku munsi wa none. Ikaze Big Man kuri Novo Empire ndetse no ku Ivuko TV. Ndabashuhuje inshuti mukona kandi mukurikira ibiganiro tubagezaho no ku Ivuko TV, ndetse no munsi turi kufatanye na Novo Empire. Turabakunda cyane. Reka tugushimire kandi wewe wakoze subscribe kuri no channel, yaba ari ku Ivuko TV ndetse no kuri Novo Empire. Waba uri hano mu Rwanda, waba uri muri Afrika, waba uri Burayi, muri Aziya, muri Amerika, iyumvemo ikaze muri channel yawe ndetse ari nayo yacu. Reka kandi twongere tugushimire cyane wowe utajya uhuga ndetse utajya unyaruka ukaduha comment, ukaduha like, ukadusharinga. Ibyo rwose nibyo tuba dukeneye kugira ngo
tubashe kugira motivation yo gukora ibiganiro byacu. Yego. Uno munsi rero turi ku itariki 19 ni ukwezi kwa munani umwaka 2026. Nkuko mubizi uyu mwaka n'umwaka twatangiye neza, ariko uburyo tuzawusozamo byo bishobora kuzaba atari neza cyane bitewe n'ibintu bimaze iminsi biba muri iki gihugu, ndetse tutazi ngo bizanagarukira hehe. Ariko nyine uko turi kuyibona biri kugenda bisa nkaho bigana ku musozo. Yego. Ngira ngo byatangiye gakeya, bizamuka gahoro. Sinamenya ngo bigeze kuri escalier yakangaye kuko ntago nzi ngo escalier zirangana gute, ariko ndibuka ikigano twakoze ejo bundi cyari ikijyanye n'abantu bafite business y'utubari, ko nabo batangiye kugirwaho ingaruka na bino bintu, ndetse n'utubari dushobora kuzafungwa burundu. Ibyo ngira ngo ikigano twari kikoze mu buryo kuwa gatanu ngira ngo yego. Abantu bamwe rero batangiye kureba kuko bino bya bintu byose twavuze muri ya matangazo ya Gasabo, bamwe batangiye kubishyira mu bikorwa. Bakabari karasigarana umugabo Gasiba undi ngira ngo ijyana twari gikoze abantu basubire kukireba, ariko biri mu bijyanye n'ibintu biri kuba hano mu gihugu. Ibintu bigira ngo muri 3 cyangwa 7 bibaye mu mezi nka 3 akurikirana. Yego. Ibintu rero nago nzi ikintu bizasiga. Ubu ngubu intambara ya mitiwere nta uzahigeze. Ariko nayo murabizi ko rwose ndahamya ko hari abantu bataratanga mitiwere kubera ibibazo by'uko mitiwere ziyongereye kandi abantu bakennye. Yego. Ibyo murabizi. Na nyuma yo gukena nyine hagakubitiraho na bino bibazo byatuye abaturage mu bihombo. Yego. Yego. Ibibazo byo kumena inzoga n'ibiki byose byo twarabivuze, ariko ubwo n'ibyo byose nibigaragaza yuko ukuno mwaka uzarangira. Nahamya ko nka 90% by'abatura Rwanda bose uno mwaka uzatubera mubi. Reka mivuga uko nguko. Wenda hazasigara abakozi ba leta bahembwa udufaranga twa leta imisoro yacu. Yego. Ariko nabo bamya yuko batishima kuko nabo bajya guhaha. Yego, nabo bajya ku masoko. Nizo nzoga barazinywa. Burano uvuga ngo uyu mwaka muri rusange tuzawugira nka braka ya. Tuzawita umwaka w'umukara muri iki gihugu cy'u Rwanda. So rero ubundi nago nje gutandukira ibyo ngibyo narinje mvugaho, nuko muri no minsi hari inkundura zo kumena inzoga twumvaga imeze nkaho byacubye, turangaje amaso imbere y'abano bantu bafunzwe ndetse n'abantu bahombye uburyo bazabona mu butabera. Nibyo twari turangaje imbere. Wenda nkomoje kuri ako ngako abantu benshi baribaza ngo ese abantu bafunzwe imanza zabo zigeze hehe, ese baraburanye, ese ntibaraburana. Twebwe tuba turano kugira ngo tubamenyere amakuru mbere y'abandi bose, namwe muyamenye, hanyuma ni mumara kuyamenya ibindi byose nyine twebwe icyo tubarusha nuko tuba dufite umwanya wo kubyitaho nk'akazi kacu, tugashakisha amakuru, tugahamagara bakaduhamagara, tukabona information. Uriya ngo umuntu kurusha amakuru abakurusha ibintu byose. Kandi umuntu wa mbere wa mukecuru avuze ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Yego, ikintu cya mbere nibyo nama. Nanakubwiye ko icyo umuyobozi arusha abandi, umuyobozi uri hejuru afite amakuru menshi kuruta abo hasi. Ndakubwira ngo buriya ikintu cyitwa ubutasi. Yego. Mu gisirikare. Abura habaho n'ubutasi bwa gisivile imba abantu bora habaho ubutasi bwa gipolisi, bwa gisivile n'ubwa gisivile n'ubwa gisirikare. Bura nabo no mu gisivile mu butasi. Ariko buriya ikintu cyose baba bashaka n'amakuru. Nicyo tuma natwe rero ducuruza amakuru cyangwa tubona amakuru tukayatangaza. Niyo mpamvu amakuru afite agaciro ku isi yose. Bura niyo bakufasha uri maneko njyano n'urupfu. Yego. So rero urubanza rwa Kazungu rwaragoranye cyane. Turavuga Kazungu kuko yego dushaka twavuga Kazungu wenyine, kuko Kazungu wagira ngo bire niwe byaje bishaka. Abandi bakire bose barababuriye barahunga, abandi baranahari ntibigeze babafunga. Mu bantu bafunzwe bafatika muri zino nganda, narakubwiye ko bwabeda benshi bararekuwe buri bantu berekanye kutangaza amakuru bya gutangaza ko benshi bura bararekuwe. Bareko ubu bari hanze, bakarekurwa bataburanye. Nago bizabakuraho icyaha, nta nubwo bazareka kwitaba. Ariko bararekuwe bamwe bari hanze. Ntago ari bose ariko bari hanze. Ariko rabizi ko nka NBG Robert ari hanze. Yego. Abayobozi bo muri Rwanda FDA bo barafunze, ariko hafunze wa musaza n'abandi bantu bakeya. Vice we cyangwa se yego Vice ubwo wari umwungirije wibereye hanze. Bamwe baraburiye bajya hanze, hari abagera muri 3 bose bari hanze, ntago ari byo shaka kugaruka. So rero urubanza rwa Kazungu rwagoranye. Nari nabagaye ko dosiye yagomba gukijwa ubushinjacyaha kwa gatanu, biragorana. Yagomba kujya mu rukiko kwa mbere, dosiye yagomba gukijwa ubushinjacyaha kwa mbere, biragorana. Harimo ibintu rero tutazi. Okay, nimvuga ko ntabizi wenda ndabambabeshye kuko nziho bikeya, ariko nanone mwihangane simbivuga, ariko kugira ngo bibanze bihabwe umurongo. Buhari ikintu wavuga ahangaha
bagahita bakubaza umuntu wakikubwiye kandi ukaba utamuvuga yego bigahita bihinduka icyaha. So rero uno munsi kuwa gatatu nibwo byari biteganyijwe ko dosiye ya Kazungu ishyikirirwa ubushinjacyaha ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Ariko none biragoranye, birimo bino bintu bimeze nk'aho byajemo politiki nyinshi cyane no guhangana no guterana amagambo n'ibiki byose, kuko iyi dosiye cyangwa se ibintu bya zino manza bishobora kuzakora ku bantu benshi. Buri wese yarekoreye ikintu bizamugiraho ingaruka agashaka kwidefanda. ubwo uri gushaka kwidefanda nuhe naba ari ku ruhande n'ubundi rw'abayobozi. Erega ibintu ntabwo Kazungu ari yabikora ari wenyine, ntabwo bishoboka. Kimwe nuko ibyo ngibyo bavuga ko yakoze n'ubundi jewe ku bwanjye nkimara kumenya ko bino birimo politiki kuruta business, naje gusanga bino byaha bamurega, bino bintu byose bamukekaho, uko babivuga byarakabirijwe cyane ku rugero rw'uko utakumva, kuko ikiganiro nagikoze wenda nimba utari, ariko reka nkubwire ibintu Kazungu yabahaye mbere ko akora n'ibyo yakoraga ubu ngubu, ahubwo yaragabanyije kuruta ibyo bakoraga mbere. Ino nzoga yitwa Ngufu Iyaduka, nazo no zifite akabara gatukura, bazitaga amaredi warage, uko zari zimeze mbere ubukana zari zifite ni izina ry'Imana, uko zari zimeze ubu ngubu bazigabanyijemo nka 1/2. Bivuga rero bino bintu birimo indi politiki, ibintu na kiganiro nagikoze ko birimo politiki nini cyane irenze ibyo twebwe tumenye. Byo vuga ngo inzoga zisha abantu ntushaka kugenda umwe byera urebe umwikeso ureko udapfa. Icyo bagomba gukora, uburyo babikozemo no kugira ngo inzoga zicike mu rubyiruko, abantu basubire muri normalisation, bongeregire abantu bazima, kuko inzoga zizimaje kurusha abantu ubushobozi. Kandi mu Rwanda ntago turya, ikibazo dufite mu Rwanda ntiturya, ntago wagufata ikiro cy'inyama cy'ibihumbi 15 ngo uzakigure ngo kuko ugiye kunywa inzoga. Twebwe tunywa inzoga gusa ntago turya, nizizaza zose tutarya nazo zizatwica. Rero bararebye babona urubyiruko rugiye gupfa kubera batarya inzoga. Umuntu ari kunywa n'agacupa kamwe kakamusaza, inzoga barazica. Iyi ni politiki nziza, ariko by the way uburyo ibyo bari kutubwira bari kuduhisha amabanga. Ikiganiro nagikoze tukiri kuri ubwo buryo Kazungu yakuragamo zino nzoga, naje kumva ntizeye neza niba ari kongera ngo uze kunsobanuriraho neza ngo nuko yafataga inzoga zimwe akazikoresha cyangwa se akazikorera mu bikoresho byemewe byujuje ubuziranenge, agafata izindi nzoga akazengera mu bigunguru by'ibiparastike ngo akaba arizo ashyira ku isoko ry'u Rwanda ngo ziciriritse. Rero ibyo bintu buriya nuko mu Rwanda bazatubabare n'urubanza bareke tugeyo. Icyo umunyamakuru abujijwe ubu ngubu icyo bakuye ni ukujyana ibikoresho bifite amajwi. Ariko umunyamakuru nta n'uwamenya ko uri umunyamakuru. Bemere urubanza rwe muri public. Runo rubanza niruba mu muhezo tuzamenya ko ari politiki nta neza abanyarwanda irimo. Kandi nibyo hano bino bintu birimo guterana amagambo, nta muyobozi n'umwe. None ikintu nkubwira ko bino bintu ari politiki kuruta n'ibindi bintu byose. Uruganda rwa Ngufu Gin nirwo ruri kuvuga izindi zose zabaye nkaho ziri ku ruhande. Nta muntu wo muri iki gihugu witwa ko umunyepolitiki muri metero runaka atabona ko uruganda rwa Ngufu Gin rwamukoraho. Bose ni muri bari guterana amagambo, sinzi ikintu ibyo bari kuvuga, ariko amagambo nyine ari gusohoka hanze. Ari kuvuga ko urubanza rwa Kazungu ruri gucamo abantu ibice bitewe nuko bose babona ko byabagiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuko rega nta mwere uri muri bino bintu, nta mwere urimo. By the way, nkivuga ibyo ngibyo wenda ibya Kazungu icyo nari mbivuzeho nuko n'ubu ngubu dosiye ntabwo iragezwa mu bushinjacyaha. Ariko se ubundi ubwo bivuze ko dosiye ye ikiri mu bugenzacyaha? Yego, iracyari mu bugenzacyaha. Kandi mwibutsa yuko itegeko rivuga yuko ubugenzacyaha ribi gufasha nyuma y'amasaha 72 igomba kuba yashikije dosiye ubushinjacyaha igihe bidahuye n'iminsi ya weekend. Yego, kandi Kazungu yafashwe ku itariki 9 harya. Ku itariki 9 urumva inkuru twageze. Ubu ngubu no munsi turi kuri 19, agiye kumaramo iminsi 10. Kuki dosiye itarashyikirizwa ubushinjacyaha? None ukaba ukeka ko ari iki cyaba kibyihishe? Ni kukubwira nyine buri wese ari gushaka ino dosiye yabanza akakuramo ibimureba, agasukura izina rye ariko byanze. Ndetse ikindi
nakubwiye ko n'abavoka urubanza rwa Kazungu ruzabonekamo abavoka batarabo muri iki gihugu bo hanze bari guporopoza Kameruni cyangwa abafaransa ariko rurimo abavoka batarabo muri iki gihugu bivuga ngo urubanza rukomeye izi zindi ngane zose uri kubona nta n'umwe uri kuruvuga bose bari kureba ku ruganda rwa Ingufu ni okay ntabwo ari rwonyine kuko wenda na NBG irimo ariko izi zangana 8 basohoye za mbere yego wone ko umuntu hanyuma agakurikiraho NBG rero bose bari kuvuga Kazungu by the way NBG nta n'umuntu wayifunze yego nta muntu wawe wigeze wumva niko kwa ruganda rwa kabiri rura mu gihugu ubwo rero nukuvuga runo impamvu adafunze nuko yabuze rese nese umugore we ntahari ruriya ubu si cyako ari gatosi niba umugabo akosheje bafunga umugore ariko reka mbigusobanurire yego urubanza ruganda rwa NBG Norbert Business Group buriya n'ubundi ni urw'umugore wa Gatera witwa Anita kuko ribuka ko ari n'igihe bigeze kumuhamagara kuri RIB baranamufunga Gatera bundi yibera muri Amerika muri ibigambo byinshi bivuga yuko wenda ari byo reka kubyinjiramo ko Gatera kumubona muri iki gihugu ni gake cyane aziyo hari ibikorwa leta yamutumiyemo nyine bindi nk'umushoramari ko n'uruganda ubundi n'urwanita Anita kubera cyo ubushize ariwe bahamagaye akagera muri RIB ngira ngo yamaze iminsi 3 ariko ibyo reka tubyihorere so rero ubwo nuko bimeze reka dutegereze no munsi yuko dosiye ya Kazungu ishyikirirwa ubu bushinjacyaha ariko icyo nayo bivugiye ntago amasaha 72 agomba kurenga RIB itarakora dosiye ngo ishyikirize bushinjacyaha none nk'iri muri public biba bigoye ko ibintu byaciye mu itangazamakuru banyine bagomba kubahiriza amategeko kuko buriya ubundi iyo amaze ayo masaha yose dosiye itarashyirwa ubushinjacyaha baramurekura niko itegeko rivuga yo dosiye yawe itarashyirwa ubushinjacyaha baba bagufunze mu buryo butemewe n'amategeko kuki batamujyana se nuko hari impamvu tukivuga kuri izo nzoga rero nyuma ya Tanzania na Kenya abagane nabo bisunze Tanzania na Kenya nabo bareze u Rwanda ku nzoga zabo baciye zigera ku moko ngira ngo na 5-10 harimo na za Uganda warage na konyage n'inyake ariko nabonye amoko yabo y'inzoga 5 nazo zaciwe zavaga muri Uganda nabo navuga ngo bareze reka mvuge mu kirundi bifatiye mu gahanga u Rwanda bandika itangazo rivuga ko bashebeje inzoga zabo zibavuga ko zujuziranenge ari ukubaharabika ndetse no kubicira brand ku rwego mpuzamahanga uko nago inzoga zikorwa muri Uganda zicuruzwa mu Rwanda gusa vuga ngo bari kubareka ko bari gusebya brand kwibutsa kano kantu leta y'u Rwanda yarifashe nta kintu iri kuvuga kuri bino bintu kuri ibijyanye nuko bino bihugu by'ibituranyi birimo kurega yego nta numwe yigeze isubiza vuga ko ari baravuga mu gifaransa ngo kino dirie sasufi ubwo nimba kubaciye ntusubize ubwo bawemeye yego nyine niwe nuko bavuga so wenda buriya mwari turibaza kuki perezida nta kintu ari kuvuga kuri bino bintu kandi tuzi ko ari we utanga umurongo ku bintu n'ibiki byose dore uka speech za mbere ari kuvuga kubona bajya mu bitaramo bakambara ubusa ariko yari ari muri konji yego perezida ari muri konji ngira ngo ni konji y'ukwezi ngira ngo ari muri konji ntago bizeze ese na wajya afata konji ese umukozi nk'abandi oya ntago ari umukozi nk'abandi aba yemereye konji y'iminsi 30 mu kwezi ni umukozi nk'abandi ese umukozi wa leta rega kari akazi ni ikiraka oya sobanura kano aba yemereye iminsi 30 umukozi wa leta wese yemereye ikiruko cy'ukwezi mu mwaka okay none ndabyumvise bivuze neza yego ubu rero hari no mu gihugu by the way arisuye ko batabivuga ariko none ko afasha karuko mu gihe bitameze neza yagiye yagiye ku itariki 8 batari 7 ariko sundi ni ngombwa yuko ari buza akavuga uyu muvugizi w'u Rwanda we nyibutsa bamwita Maurice oya Makoro Yoranda Makoro niwe muvugizi wa Rebo yego ariko muri Makoro ikibazo kiwe nazi ikinyarwanda ntago ndamwumva vuga ikinyarwanda na rimwe ivugira igifaransa n'icyongereza nawe ntago azi ikinyarwanda icyo tuma hari bashyira umuvugizi wungirije sinzi impamvu cyangwa nima itegeko rimukiraho ariko we ntago azi ikinyarwanda Yoranda nta kinyarwanda azi pe sinamwumva nakivuga na rimwe rero nukuvuga ngo ubundi perezida nawe yagira ikiruko nk'abandi ashobora kugikorera mu gihugu ashobora kujya kwirera gisakajya hanze ashobora kugira gute ariko arakigira rwose konje abayemerewe buri muri no minsi yagira ngo yatembere ibihugu by'i Burayi
ibyo urayende nibyo nabonye muri Espagne yarebye na ya match ya Paris Saint-Germain na Aston Villa nyine yaratare ariko gira ngo ashobora kuza nko muri no minsi amakuru nabonaga nuko ashobora kuba ari buze ku itariki 19 cyangwa 20. Yego. Buriya rero niyaze kubwira ikintu abayobozi ba leta ba president barusha abandi bantu ahantu ari hose. Yego. Speech atanze yemerewe kuvugamo nibyo bumwe mutakekaga ko avuga. Araza yego ntabwo ujye ubyumva se akaza agiye nko kurahiza nk'umuntu agahita yivugira ibya politiki y'u Rwanda na Kongo cyangwa agahita yiyaba umuntu nyine arabikora. Ndakeka ko speech ya mbere azafata mbere nyuma yuko avuye muri konje iki kintu azakivugamo nagera noneho arya turi mu kwa kangahe turi mu kwa 8 ariko uziko hari ikintu kitabaye muri iki gihugu wana si kiba buri mwaka ubundi buri mwaka Perezida wa Repubulika yazengurukaga uturere twose mu gihugu. Ahubwo muri umwaka nta byabaga mu mpeshyi none sinzi ntago byabaye. Uzikoze ntago yageraga muri buri karere bashobora guza nk'uturere nka 3. Yego. None akajya agenda cyangwa nka tubirite nuko turere tungana naho turi. None akakira ibibazo agasabana n'abaturage akakira ibibazo byabo byose. Uyu mwaka rero kuba bitarabaye nimba ruko kino gikorwa cya kerateguye imbere wenda bagasanga ibibazo byaba byinshi kandi kubibonera ibisubizo bikagorana. Ariko ndakeka yuko agira n'ikiganiro n'abanyamakuru buri mwaka. Yego. Ngira ngo cyo ntago kiraba. Speech azafata mbere. Cyangwa ikiganiro azakora mbere icyo cyose ibibazo azabivugaho. Yego. Twiteze ijambo rero rya perezida. Yego. Kandi ndakeka nama naza byanze bikunze ntago azamara nk'iminsi nk'itatu atakoze ikiganiro yaba ari inama yaba ari biki kandi azabivugaho. We yemere kuvuga ahantu hari hose akavuga n'ikintu cyose ashaka. Kabone n'ubwo cyaba ibya bidahuye we ijambo avuze bahita baryoriyataho yagombaga kurivuga. So rero Uganda yatureze ubwo cyacyo bivuga kuri Perezida wa Repubulika nyakubahwa Excellence Paul Kagame nuko nta muntu uri gushaka kwijandika muri bino bintu mu munyepolitiki n'umwe. Yego. Bose bari kubigenderaho gakeya mbere yuko agira ikintu avuga kuri bino bintu. Erega buriya nakubwiye ikintu umunyepolitiki arusha abandi n'amakuru. Hano nta muntu n'umwe uri gushaka guhagararira guverinoma ngo avuge mu izina rya leta. Yego. Urumva kubera iki ari kwanga kwijandika ibintu bishobora kuzamugeraho ingaruka. Hari abafite amakuru rero menshi kuruta abandi bazi bino bintu umurongo biriho, hari n'abafite abaye hari n'abadafite namba. Yego. Bo nyine bakurikiza amategeko. Mu rwose nago wambwira ngo bameya nabande bose ngo bafite amakuru ya politiki yibigamijwe kuri kino kintu. Ntago nahamya ko bayafite. So Uganda nayo yifatiye ku gahanga u Rwanda ariko mu buryo bubundi bari kuvuga yuko inzoga zawo zemene ku rwego mpuzamahanga n'umuryango West African Community uhuza ujyanye n'ubucuruzi bakaba ku standard nabo barapinye basanga byujuje ubuziranenge ndetse bamenyesha na East African Community Commercial Court nyine dufite urukiko buriya rwa East African Community rushinzwe ubucuruzi turarufite barabibamenyesha ni nko kurega u Rwanda ko baba harabitse. Yego. Ariko nyine leta nta kintu gushaka kuva nta official statement yigeze isohoka. Ubwo ruvuga ngo turategereje dutegereje bazasubiza bino bintu. Ubwo Uganda, Kenya, Tanzania n'Abahinde. Yego. Nibo bari bagerageje kugira reaction ariko Abahinde nabonye barabigenzemo gakeya. Uzi impamvu Abahinde babigenzemo gakeya? Nuko twebwe aba inzoga z'Abahinde ntago tujya kuzirangura mu Buhinde. N'uwi tuzirangura mu bihugu twegeranye cyangwa se bakaba bazizana tukongera ni nka aribo bazizanira. Ntago ariko nibo baza kudusaba isoko. Niyo nabo babigenzemo gace ariko nabo baranditse. Yego. So ngayo nguko rero ubwo bino bintu navuga ngo bimeze nkaho ari akazu yazi. Ntibikonje kandi ntibinashyushye. Ibi bintu bimeze nka rwa rupfu rwa Noheli. Abantu barisararanze barasakuza iminsi irenda igera mu 10 yose. Autopsy kiri gukorwa kugira ngo hagaragare icyamwishe. Biza kurangira mu matariki 19 gutyo
umuvugizi wa RIB aje aratangaza ati uyu muntu rero ni muceceke dore icyamwishe ngiki n'umutima wahagaze. Yego. None se ubwo twitege yuko ibi bintu bizarangira gutarinda uzaza akagira uburyo avuga cyangwa se agatangaho umurongo w'ikigamiro? Dutegereje ibintu bibiri. Cyambere tuyeje ko bino bintu bijya mu rukiko. Yego. Wa mugabo we. Wowe ntazi. Uzaburanisha zino manza. Sha wa mucamanza uzaburanisha zino manza za bino bintu. Bagukoreye umusozi urenze Karisimbi. Nta mucamanza n'uwo yakwifuza kujya kuburanisha hano rubanza. Nubwo bari akazi. Ntago banomye guzina rya niryo bazaburanisha ubundi hagombye kuza umucinjacyaha mukuru w'igihugu. Yego. Harya ubu ninde ni mu mushinjacyaha mukuru ni dogiteri ntuze dogiteri uramuzi Manuel ugira shebuja. Yego. Manuel ni perezida w'urukiko, perezida w'ubucamanza. Yego. Oya niwe mushinjacyaha mukuru Manuel ugira shebuja. Niwe mushinjacyaha mukuru. Yego. Niwe wagombye kuza ubundi akafata bino bintu kuko niwe leta, abandi bose ni nko kubasheta. Ugira shebuja Manuel. Dutegereje ko bino bintu bijya mu rukiko. Kuko ubu ngubu amadosiye ari gukorwa kuri bino bintu. Haba ari ku ruhande rw'abashinjacyaha rwa leta ubwo ngubwo no ku ruhande rw'avoka buriya mu rukiko rega niho haba mukuri. Mu rukiko niho haba mukuri. Ikindi narakubajije ngo ino operation iyoboye nande? Ntago kugezana n'ubu turabona umuntu yiyoboye. Ariko birakonja cyangwa bishyuhe ntago biguma gutya. Kandi ndakeka nta minsi 3 isigaye inkuru turazifite. Nta minsi 3 isigaye kugira ngo bino bintu bishwanyuke bijye ku karubanda. Nimba hari imanza zakurikiranwa nyuma y'urubanza rwa Kazungu serial killer. Yego. Buriya mu Kazungu hambi. Ariko ubundi baramukatiye ntibamukatiye. Harakati. Ingahe? Sakatiwe burundura. Ntago yajuriye se? Nyine sasa yarajuriye n'ubundi birangira n'ubundi yongera aratsindwa nyine. Uri se kuba bataramwishe nta nubwo yari kwirirwa ajurira. Kuzakurikiranwa n'abantu abanyarwanda ndetse n'abo hanze. Ni izimanza z'ibyuma. Zimanza z'abantu ba nyir'inganda. Yego. Ariko ibintu ndi kugenda mbona wenda nkurikije n'ibitekerezo ngenda mbona muri society ndetse n'amakomenti ku biganiro dukora. Bisa nkaho bano baturage bahombeye mwa bino bintu bamaze kwiyakira. Nubundi baragira ngo bakarome situation. Ariko buri rubanza rwaje ibintu byose birazuka. Birazuka pe. Nago bizahera. Agomba kugira umuntu uryozwa igihombo cya bano bantu. None se ubwo gutinza urubanza rwa Kazungu byaba biri guhura no kugira ngo abaturage agahinda bafite kabanze gase nkaho gacururuka. Ejo muri tuzabaza RIB twongera kugira amahirwe yo guhura nayo ko itegeko rivuga yuko amasaha 72 ubugenzacyaha barwanagije gushyikiriza dosiye yabwo ubushinjacyaha hakabashize iminsi 10. Yego. Niki cyabaye? Ibimenyetso mu gikusanya kuko yemeye gukusanya ibiri bimenyetso kabigeza mu bushinjacyaha nyuma ariko warangije gushyikiriza dosiye kuki atajyayo akoreka mbenga shira entre parenthèses kuko hari amakuru tuba tuzi ariko nanone kuko ashobora kudukoraho tukabanza tukayakorera ugororangingo byose tugate ariko hari gihe mbacugumwa nkumva nabivuga ariko reka mbyihore uretse tubibikire undi mwanya hanyuma ejo ku cyumweru ejo ku cyumweru ejo ku wa kabiri muri no nkundiro yo kumena inzoga ubuyobozi bwo mu ntara y'Amajyaruguru burangajwe imbere na guverineri harimo umuvugizi wa polisi bameya nyine ubuyobozi bwose bagiye ku ruganda rwa Nyirangarama bamenyero litiro 26,000 by'inzoga yitwa arya nakabanga akarusho zazaga ziba muri za kanete akarusho banzara akarusho akabanga n'urusenda yakarusho urwago rwo kuri Nyirangarama ejo bamenye litiro 26 26,000 barazimena ariko bino no operation bari bateguye reka nkubwize ukuri sinjya mvuga ibintu ngo wenda ngoce ku ruhande ibi ni ibintu bari bateguye none se ubundi we kuki yasigaye akora kandi izindi nganda barazifunga iyo mbwira nyine ko kano na akantu kameze kano kantu kari nk'agakino kuko nyuma ko bamufungiye bakavuga ngo sina nta ruhare yabigizemo
bafunze babandi bose bafashe bafunze abantu babiri bo muri kuri Nyirangarama yego barabaza se kuki abandi mwafunze aba deje hanyuma sina ntimumufunge byanze ngo bati twe twasanze nta ruhare yari abifitemo yego kirana come on think about ejo noneho bagiyeyo bamena litiro 26 by'inzoga z'akarusho. Izo nzoga zamenwe se zakozwe ryari mbere yuko bafunga uruganda cyangwa se we yari afite uburyo akora? Ntabwo bavuze igihe zakorewe ariko ikigaragara ni nyuma ni nyuma kuko ikisa ataba ari imbere ahubwo bitewe nuko zari ziri wenda muri depo cyangwa se ziri mu bitariro isoko rigahagarara akazi zikaguma aho ngaho. Impamvu ari nyuma nta tangazo twiye tubona rivuga ko bahagaritse uruganda rwa Nyirangarama rukora inzoga yitwa Karusho. Ntago bigeze bamuhagarika. Kuko kiragihe bajyayo iyo barabahagaritse bari kubivuga bavuze ko bafunze abane ko nibigeze bavuga ko bahagaritse urwo ruganda nta nubwo bigeze bavuga inzoga bakoraga ntago bigeze bavuga departement yahagaritswe n'ibyo yakoraga. Rero ko bamubwiye bati kugira ngo bigaragare neza n'abagende ugira ibintu uzana tubimene hanyuma ibintu bibe officiel ntago yari kubyanga baramugire neza nibamufunge nese wambwira yuko umutekinisiye wawe n'umushimiste wawe na chef hari umushimiste hari uwenga hari n'usogongera yego uruganda rubafite abantu benshi cyane nawe ubwawe nyiri uruganda abo bantu bamutandukaniye he ariko ushobora kuba warashoye amafaranga ugashaka abakozi ukababwira ati ngaho nimunyere kuko ibintu mwabikora baha amafaranga dukore hanyuma bigatandukana n'iby'akazungu bose ko babajyanye bo none. Okay ariko yuko ko kazungu we yari afite n'izindi nganda zikora ngo ibindi bintu ngo byongera impumuro mwa bino binyobwa ngo ndetse yagurishaga no ku zindi nganda. Hari bimwanditseho hari bimwanditse ku muryango we. Reka nkubwire uyu munsi kazungu yagombye kuba afunze umugore wafunze wa mwana wafunze umwe ba muri Canada n'undi nimba n'undi mu byara we kuko ziranganda zari bavuga ko zarize ariko yari yazanditseho abo bandi bantu bo ku kibundi badafunze rwaho ningo ni Kerin what Keri Fravo nyine rugana ngo rwakoraga zira produits zituma inzoga zigira impumuro runaka. Ibyo reka tubyihorere reka twivugira ibyo tugomba kuvuga ariko ubwo abo tubibwe ntago tubwira abantu babaza ubwenge nabo baba babyumvise. Rero Nyirangarama no munsi bamenye litiro ejo kuwa kabiri bamenye litiro 26 za rwagwa bakora rwitwa Karusho ariko sinawe ntibamufunze arahari ubwo rubango officier Roma urwo rugana narwo rurafunze ntabwo ruzongera guproduce inzoga hanyuma kuko nakubwiye ko ari ibintu byari byateguwe ahandi twabonaga umuyobozi w'umurenge byibuze na daso wena na polisi ko habona meya byabaga ari nka Sakirerwa ariko harabona guverineri yari ahari mugabo wa gahunda yari ahari yanabana muhaye n'ijambo nyine aravuga agira ibikoresho avuga ibishoboka byose arabivuga ariko nababwiye ko bino bintu birimo politiki nyinshi cyane kuruta reality. Ariko uko biri kose ibi bintu nubwo bigoye bishobora kuba ari igisubizo ku banyarwanda kuko urebuka buriya nka kera y'umwana yabaga arwaye inzoka bamuhaga umuti usharira cyane harimo ibikakarubamba n'ibindi byatsi byose birura ariko nyine uwihanganya akawunywa nyuma hazaza akaza kumera neza. Rero reka twitegeye ko bino bintu bishobora kuzarangira bibaye byiza ku banyarwanda. Icyo nkubwira nanjye ndemera yuko urubyiruko rwari rumaze kuba imbata z'inzoga kuko zaguraga amafaranga make kandi bakazinywa batarya. Ariko twibukiranye ikintu nyuma y'uruganda rwabaga Kicukiro hepfo rwakoraga inzoga rwitwaga Tarama. Nyuma ya Tarama iyi nzoga y'urwagwa yakorwaga mu ruganda yari imaze igihe kinini cyane niyo kwa Nyirangarama. Nta muntu utaramwe zino nzoga zo kwa Nyirangarama. Rwari maze imyaka irenga ni nko ngo muri za 2 ngira ngo. Uruno ruganda rw'inzoga.
kuko bazitangiye ziba mu ntuza ziba mu macupa plastique bari bafite kanete nziza sha cyane kano kakuverikeresha keza byatari uvuga ngo yagerageza ibyo ibisabwa byose yabigeragezaga rero icyo kintu kimaze imyaka 20 bakaba kimenya no munsi ni byiza ko bakimenye na politiki ni nziza ariko murimo muratubeshye ubuze ko bagiye guca utubari twose hafi ya twose bagasigara amahoteli bihuriye he n'abantu bakoraga inzoga ubuze ko bashyize amategeko ahana umuntu wese unywa inzoga agasinda bihuriye he n'abantu ba nyir'inganda reka ibyo tubyihorera ahubwo ikibazo ndi kwibaza kandi nawe uno munsi umuntu wese washaka gushaka gusaba nk'amafaranga muri banki ngo agire ikintu akora muri iki gihugu yego ufite amafaranga muri iki gihugu wayamaze iki washora mu buhinzi rega ugahinga he ugahinga oje ntago wabura nyine muri icyo gisho ahantu ho guhinga mu Rwanda hambire ngege ndabizi ko mu buhinzi harimo amafaranga n'umugorozi handagire ngeyo nyaruka mu ruhengero ugiye guhinga ibirayi mu isambu yandeze uragenda uyigure muri ayo mafaranga nyine wabonye amasambu yose cyangwa ubuhinzi bwose buri mu makoperative urajya kwimura koperative uhingeze mwaje murareka so rero mureka babwiza ukuri yego kubaho muri iki gihugu ndabona bigoranye ntago bigoranye uzakora iki ntago nemeranye nawe twese ntituzabona akazi ka leta ntago twakabona ibintu byo kwikorera cyangwa ubushobozi erega buri hari ibintu tuba tubeshyanye sinzi ibintu kubivuga hari ibigo bine muri gihugu byagiyeho harimo icyo bita nirida ikintu imaze hakaba icyo bita Rwanda FDA yego hakaba icyo bita Rwanda Standard Board yego hakabaho n'ikindi bitaga gishinzwe kurengera abaguzi kigo gishinzwe kurengera abaguzi no kubavugira ntabwo nyibuka neza ariko umuntu yareba yego icyo ndi kukubwira rero bino bigo byose byagiyeho kuri politiki ya leta reka ngo nk'iki bintu bita nirida nirida yagiyeho kugira ngo ifashe abanyarwanda gushinga inganda muri iki gihugu tuzamura igihugu nirida nicyo yari imaze kuko barafite slogan yitwaga ngo tuzamukane ubuziranenge yego uribuka muri za 2017 2016 mbere yaho 2017 bazana ikintu cyitwa ngo uruganda iwacu uruganda iwacu rarwibuka bavuga byibuze ngo muri buri karere ngo hajye habamo uruganda ngo rukora ibikomoka ku musaruro ibyo bintu babyibuka bazana uruganda rw'ikigage hano muzakamunye ntago byibuka rugafeiringa Gisagara ariyo yavuze ngo twe dufite ibitoki byinshi hakaza uruganda inzoga ya mbere y'urwagwa yitwaga ya Gisagara ntago yibuka bakajyanye gatare bagacinga igare z'amata birika byari muri politiki ya leta yo kuzamura igihugu biciye mu nganda nto n'iziciriritse ano manuze nicyo iyo nirida nicyo ari imaze kandi nanone ubwo byahoraga n'indi slogan ivuga yuko niba umuntu yize akarangiza agomba gukereya akazi yego twihangira imirimo yego karibuze guhana abandi bantu kuko leta ntabwo ari kubona umwanya ubushobozi bwo guha abantu bose akazi ibi byari biri muri gahunda ya leta kandi bari babizi neza yuko ibyo bintu kubikora bisaba ubushobozi wenda mu byo muri support ibijyanye n'ubujyanama n'amategeko nicyo bintu bigo byagiriyeho none bino bigo ko byari bishinzwe gutanga ubujyanama no kugenda bazamura ubuziranenge bw'izo nganda barabikoze hanyuma abashoramari barananirana bikora ibyo bishakiye kandi izo nganda zabagira inama bagira gute kuko nka ndibuka niho hajya ubura n'abantu bigaga imishinga y'abantu uzi ko mu karere habaga abantu biga imishinga y'ikintu ushaka gukora wowe ukagenda ukabaha igitekerezo bakakwigira umushinga ndetse bakagufasha no kubona inguzanyo cyane inguzanyo ziciriritse cyane hari amafaranga baguha gutishyura none se bihindutse gute kano kanya ibyo bigo byose ko byagiyeho bigamije guteza imbere bano bashoramari ndanashoje reka dusoreze hano rero ariko nyine murana yuko umutumirwa wacu uyu munsi asoje ikiganiro arakaye gerageza ucururuke kugira ngo uyu munabi utaza kwirirwana bigatuma n'abakunzi bacu
batabifata neza. Twebwe tuba tuzi byinshi. Cyambere turi bakuru. Ibintu byose byabaye tureba. Yego. Nababwiye ejo bundi ukuntu zino nganda zavutse ari competition uko twari tumaze kunyera ikibazo n'abagande badufungiye imipaka. Yego. Twiga kujya dusika ibigori ubuse kawunga za mbere twariye. Uzi ukuntu zari zimeze ingana zirimo ibi oya bamaze gufunga izo mu Rwanda zirimo ibintu by'ibiheri. Oya nanjye ndi kukurwanya ariko ku kijyanye na kawunga ho rwose nawe ndabizi yuko inganda zikimara gufungwa nibwo twatangiye kujya turya kawunga tukumva itandukanye niyo twari turi kurya turukaga mu Buganda. Tuzi byinshi dia nkubwira inama yabaye hano mu Rwanda 2016 yatumije bahamagaje abantu bose ba diaspora bari hanze bose bifuza gushora imari hano mu Rwanda bakamera kuborohereza ibintu byose bishoboka kugira ngo ano mafaranga ufite na leta ikakuguriza kugira ngo ushinge uruganda. Yego. Ibyo bintu bari babizi yuko icyo tugamije kugira ngo abanyarwanda turye duhage twe kwicuranga kuko abagande bari badufite akamaro kanini cyane. Sibwo n'amavuta ajya gusana mukwano yaje ayabana bisiga za baby what. Sibwo baje bakajya bikora mu bintu tutamenya. U Rwanda rushora imari nyinshi cyane gutumiza ibintu hanze kugira ngo abashoramari babibone. None nkubwire ko batangiye batanasora kugira ngo mbikubwire. Nkubwire ko inari gahunda ya leta. Batangiye badasora bagamije kugira ngo abanyarwanda babone ibintu bibafasha kuko twe tumaje kunyera ikibazo n'abagande. Tanzania naho harimo amuretici ko bari barikanye n'impunzi z'abanyarwanda tumeze nkaho tusigaye mu gasako turi twenyine. Yego. Rero leta ni kuvuga ngo ntabwo byari bino bigo byose yashyizeho byari bigamije gufasha bano banyenganda kugira ngo iyo bavuze ngo zamukana ubuziranenge bivuga ngo ni ukugenda gakeya ubuziranenge ntabwo duhereye kuri zero bakugira inama uzamuke paka ugeze aho babona ko ibintu byawe biri ku rwego rw'itandatu. Ubwo niyo mpamvu bino bigo ari no Rwanda Standard Board ndetse na FDA niyo mpamvu byagiyeho kugira ngo bifashe babashoramari kubaka inganda. Reka ngo gishimwe kurengera uburenganzira bw'abaguzi. Yego. Yego. Nk'ubu wambwiye ko ikintu kimaze muri ari iki uziye kuza ugasanga ufite busheri bakayifunga barayifunga wowe kuva kwakana icyangombwa bakigwa online umaze umwaka ucuruza ntibaregera bagira niba byuze ngo bakugire inama bakubwira bati gira gutya na gutya na gutya. Ese ubundi kurengera inyungu z'umuguzi bishatse gusobanura iki? Nukurinda wenda umuguzi kugira ngo ataza kurya ikintu cyanduye cyangwa se nukurinda ikindi gihombo cyari cyo cyose yahurira monacyo muri ibyo bintu wenda hari ukumuhenda hari ukubibi bya minacuza byuzuye binanenge. Ubundi hari ibigo bijya gukora ibintu bimeze nkaho bijya gusa ubundi bashaka bazana bihuriza hamwe bagakora one stop center kuko hari ibigo bijya gukora ibintu bijya gusa ugasanga rikira hageze irahavuye Rwanda FDA ihisi haza harezi birahaje bose ugasanga ibintu bari kugenzura ni ibintu bimwe ugasanga ngo noneho ngo n'umurenge uraje ngo n'akarere ngo isu ni ibintu nyine kandi niyo rikiyije niyo sukira yireba. Iyo bavuze umuguzi uyu muntu wenda nawe uciriritse wicururizaga zino nzoga wenda afite akadepo gato wenda nk'aka miliyoni nk'eshatu we ashyirwa mu kihe cyiciro ninde warengera inyungu ze? Iyo bita dernier consommateur ni umuturage. Yego. Bo bavuga nyine ko bita kuri uwo mu dernier consommateur. Ni wandi wanyu murya uriye cyaki ucuruzwa. Ariko nabo ni ibigo biba byese kugira ngo byirire amafaranga yabo nta kintu bakora. Nta kintu bakora kandi reka mubwire. Yego. Nawe ubwawe uzi ko mu muhanda nta mupolisi urimo nyine uragenda ukagera wenda ukigarura ariko bameze nk'aho bano bantu n'amakosa bakoze bari bameze nk'aho ari imodoka yitwara ubuze imodoka yitwara yabura kurenga umuhanda. Ntabwo byabura. Rero ibintu ni politiki ya leta yashyizweho na leta yishoramo n'amafaranga yikuramo n'imisoro ishyiraho n'ubujyanama n'ibiki byose zino nganda ubona zari zifite inyinshi zari n'iz'abanyamahanga bagiye bashoramo amafaranga yabo ukabakorera uri mu Rwanda ariko iyo nama ya 2017 gusa nyikubwire Rwanda Day ya 2017 urabona bizasaba iki kugira ngo abashoramari bongere bizere igihugu cyacu nk'u Rwanda bongere bashoremo imari? Bizagorana pe. Imbaraga igihugu cyari cyarashyize mu gukurura abanyamahanga kuza gushora imari hano mu Rwanda. Yego. Nese ngumureka ubwire. Ni iki kiri mu Rwanda cyujuje ubuziranenge? Rero nkurikije ntange uko ndi kubibona. Ejo bundi wabonye etage yari kugwa? Yego. Warayibonye hari Kacyiru? Narayibonye. Si yarigeze kuri finishing? Iri kugwa kubera iki?
ntabwo nzi impamvu. bino byuma abana birirwa batoragura ino mikebe ibi by'amasestomate abana batoragura aho imyanda yamenwe yo mu gikoni. yego barabijyana mu nganda bakabikuraho amaferabeto n'ibisumari. Oyese kandi ubundi se aka kantu umuntu atoboza n'umusimari akagakanda n'intoki kagaba. wabonye inkingi yaho ukuntu yabaye? inkingi etaje yarushije ibiro iraturika iravunika. nose izi ferabeto bari gukora urayivuna gutya ikavunika, ugira gutya ku ivi wagaraho gutya igahita ivunika. ibyo ntabwo napfa kubyina. none se buno butare bakoramo amaferabeto ntabwo ducukura mu Rwanda. Yego ariko nyine banabutumiza. Nacyo reka twiganire ku musozo wenda ibyo nabyo turi buze kwiganira. So tuba tuzi byinshi pe. Yego ariko nanone tuvuga bikeya bigamije nanone n'umutekano wacu n'ibiki byose tukanga no kwiteranya na leta. Byose tubigaruka kugira ngo twubake igihugu cyacu, ntabwo tuba tugamije kugisenya. Yego rero reka mbashimire mwebwe mwese tubana hano ku Ivuko TV ndetse no kuri Novo Empire mu biganiro byacu bya buri munsi. Abari mu Rwanda impande zose uko arenye, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba, by'umwihariko namwe bo mu mujyi wa Kigali, ariko nanone tutibagiwe abo mu ntara ya Gatandatu aribo twita aba diaspora. Turabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza muri ibyo bice byose muherereyemo. Rero inyuma ya kamera ni Gadi Kwizera ndetse nkaba ndi kumwe n'umutekinisiye bamwita Soyinkanata, ubwo hari kuhanga bw'ibyuma.